Amazina ye nyakuri bamwita Itahiwacu Bruce, uyu ni umwe mu bahanzi bamamaye hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, uko bwije n'uko bukeye izina ry'uyu muhanzi Bruce niko rigenda rizamuka kurushaho, akagenda amenywa n'abandi bantu bagiye batandukanye. Uyu musore ubusanzwe avuka i Kanombe, akaba ariho yakuriye, usibye yuko ubuzima bwaje guhinduka ubwo yinjiraga mu muziki, biba ngombwa yuko ava i Kanombe yerekeza mu mujyi wa Kigali. Ese wakibaza uyu Bruce Melody ataraba umuhanzi hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, mbere yuko aba umuhanzi yakoraga iki? Yinjiye muri muzika gute? Ko burya buri kintu cyose kibaho kigira inkomoko yacyo. Reka turebere hamwe uburyo uyu muhanzi Bruce Melody yinjiye muri muzika nyarwanda, ndetse tunarebera hamwe ese ubundi uyu Bruce Melody na Ama-G The Black bapfuye iki, ku buryo na n'uyu munsi umuhanzi Ama-G avuga yuko uyu Bruce Melody ariwe wamwangirije kariyeri. Uyu Bruce Melody ni iki yakoze imbere ya Ama-G, cyangwa se Ama-G ni iki yakoze imbere ya Bruce Melody? Ugushwana kw'aba bombi Ama-G The Black ndetse na Bruce Melody, ninde wabigizemo uruhare? Ese ubu ngubu umuryango w'uno musore wacu Itahiwacu Bruce wamamaye muri muzika nyarwanda nka Bruce Melody ubayeho gute, ko ubu uyu munsi ari umuryango wamaze kubona amafaranga, umuryango uryoshye cyane? Ese koko wakibaza, mbere yuko uyu Katerina umugore wa Bruce Melody babanye Bruce Melody ari umuntu wagafashe yabasha kuguha buri kimwe, cyangwa se babanye n'ubundi ari kwa kundi umuntu aba ataragafata neza akiri kwishakisha? Reka abe ari byo turebera hamwe, nimba ari ubwa mbere ugeze ku YouTube channel ya Rwanda ni Future, kora subscribe rero kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Kuko nabikubwiye rero, amazina nyakuri y'uyu musore ni Itahiwacu Bruce. Mbere na mbere yuko turebera hamwe iby'uyu musore wacu, reka tubanze turebera hamwe ubundi ibya Bruce Melody na Ama-G The Black bimeze gute, bapfuye iki, ndetse na n'uyu munsi ku buryo aho uyu Ama-G ari abavuga yuko kwangirika kwa kariyeri yiwe uyu muhanzi wacu Bruce Melody yabigizemo uruhare rukomeye cyane, kandi uyu Ama-G avuga yuko nta kintu na kimwe cyazaba rwose yibagirwe ibyo Bruce yamukoreye, kubera yuko aba bombi rwose ikibazo bagiranye ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero nasomaga ikinyamakuru cyanga mu gihugu cy'u Rwanda bita Inyarwanda, reka rwose turebere hamwe ibi biganiro banditse mu mwaka wa 2016 ku bijyanye n'uyu Bruce Melody ndetse na Ama-G The Black. Ubundi mbere na mbere ikintu cyo ugomba kubanza gusobanukirwa ni uko uyu Ama-G The Black ari we winjije uno musore wacu Itahiwacu Bruce, cyangwa se Bruce Melody muri muziki. Uyu Bruce Melody atangira umuziki bwa mbere rwose yari umu-DJ. Uyu Bruce Melody avuga yuko bwa mbere aninjira mu modokari, cyangwa se akora kuri vara y'imodokari yiga gutwara, ari Ama-G The Black yamwinjije anamwigisha gutwara. Aba bombi uyu Bruce Melody ndetse na Ama-G The Black bagiranye ibihe rwose bidasanzwe, ibihe bikomeye, ibihe binejeje cyane, ku buryo ari ibihe batari kwibagirwa, cyangwa se aba batari no kwigera bashwana bitewe n'ibikorwa bari barakoranye. Buri umwe wese abwira undi ati ntabwo nzagusiga, n'undi akabwira uti nanjye ntabwo nzagusiga, ntabwo nzakujya kure, tuzakorana igihe kinini kandi iteka rwose tuzaba turi kumwe. Ayo ni amasezerano abo bombi bari barahanye. Rero ubwo twasomaga ikinyamakuru cy'ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, ikintu cyo twabonyeho ni uko uyu Bruce Melody bwa mbere yinjira muri muzika nyarwanda, uyu Bruce Melody yatangiye ari umu-DJ akora muri studio y'uwo bita Ama-G The Black. Ni studio rwose yari ifite izina rihambaye cyane hano ngaha mu Rwanda. Iyo studio yari izwi ku izina ry'Ibisumizi.
ni studio rwose, mu gihe uyu Bruce Melody yinjiraga muri muzika nyarwanda yari ikunzwe na buri umwe wese yinjiraga mu muziki nyarwanda yabaga yifuza kuba yakorera mw'iyi studio y'uyu musore Ama-G The Black, cyane yuko mw'iyo myaka wa 2016 ariyo studio uno musore wacu Bruce Melody yakoragamo. Uyu Bruce Melody rero bivugwa yuko we na Ama-G The Black rwose bagiranye ibihe bikomeye cyane. Ngira ntawe utararebye ikiganiro Ama-G The Black yakoze arimo avuga ngo Bruce Melody warambabaje kuko uyu Ama-G The Black urwego yari ariho uburyo yafataga Bruce Melody, uyu Ama-G The Black yafataga Bruce Melody nk'umwana wiwe yibyariye bitewe n'uburyo yamureze. Ibi byose rero uyu muhanzi wacu Bruce Melody akaba yarinjiye mu muziki nyuma y'uko mama we umubyara yari amaze kwitaba Imana nta handi afite ho kwerekeza. Icyo gihe Bruce Melody yahise ajya mu muziki rwose. Ubwo yinjiraga mu muziki ni ibintu byamubereye umugisha cyane, kubera yuko igihe yinjiraga mu muziki yahise ahuriramo n'uyu musore Ama-G The Black. Aba bombi ibyabo rwose abantu bibajije ikintu cyabatandukanyije, kubera yuko yari label ikomeye cyane buri umwe wese yifuza. Uyu munsi rero uyu musore wacu Bruce Melody ni umupapa w'abana babiri rwose, ni umusore washatse umugore ndetse rwose urugo rukamuhira, yewe n'ibikorwa yari arimo akora bikamuhira, kubera yuko uyu Bruce Melody ndetse na Katarina babanye k'uyu munsi. Abangaba urugo rwabo ni urugo nyabagendwa, urugo rw'umugisha rwose, ubona yuko ari ibintu byiza. Ni urugo Imana yashyigikiye, burya ngo buri kimwe cyose wakora ndetse ukagikora unasenga, byange bikunde icyo kintu ukigeraho. Uyu Bruce Melody rero nawe avuga yuko ibikorwa byakora byose bya buri munsi uko byagenda kose umunsi wiwe ubanzirizwa no gusenga. Nawe rero aho uri banza utekereze iki kintu, nurangiza rwose wibuke ko burya buri kimwe cyose ugomba gukora kubanza kuzirikana Imana, kubera yuko buri kimwe cyose niyo igitanga. Nawe rero uzajye ubanza utekereze ku iki kintu, hanyuma urebe ngo ese ko ngiye gukora iki ngiki nabanje kwiyambaza umwami wacu, nabanje kwiyambaza Rurema ko ari we utanga buri kimwe. Ikintu cyose rero uzakora Imana itakirimo, uzamenye yuko icyo kintu kukigeraho ari ibintu biba bigoye. Uyu musore Bruce Melody rero reka noneho tugere ku muryango wiwe. Uyu munsi rero benshi bakurikirana ibihangano by'uyu musore Bruce Melody, ariko biba byiza burya iyo ukurikiye muntu unamuzi, uzi uwo muntu uburyo ateye, uwo muntu uwo ari we. Uyu Bruce Melody nk'uko nabikubwiye ni umupapa w'abana babiri. Uyu munsi Bruce Melody rwose avuga yuko buri gikorwa cyose yakora ikintu cya mbere kuri we ari umuryango wiwe. Avuga yuko uko byagenda kose icyaba icyo ari cyo cyose agomba mu nshingano agomba kuba afite ku munsi, inshingano ziza mu bya mbere ari umuryango wiwe. Uyu Bruce Melody ni umuhanzi rwose wamamaye muri muzika nyarwanda, ineza yagiriwe n'abandi nawe uyu munsi arayigaragaza. Afasha abahanzi benshi bagiye batandukanye barimo bazamuka mu muziki kugira ngo hagire aho baba bamenyekana. Uyu Bruce Melody ni umuntu rwose yitanga ku buryo bukomeye kandi buri umwe akabibona. Uyu Bruce Melody ni umuhanzi uvuga rikijyana hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umuhanzi rwose ufite ibikorwa by'indashyikirwa kandi ibikorwa ndashidikanywaho. Ni umuhanzi ukora umwuga w'umuziki kandi akawukora mu buryo bwiza cyane rwose, nta muntu n'umwe abangamiye. Ese koko nawe uri umufana w'uyu musore Bruce Melody? Nimba koko uri umufana wiwe, siga igitekerezo cyawe muri komenti utubwire uburyo ubyumva, cyangwa nimba nabwo uri umufana wa Ama-G The Black umaze imyaka hafi 2 nta ndirimbo arashyira hanze, nawe ugire icyo utubwira. Imyaka 2 irarenga, ahubwo ni imyaka hafi 4, kubera yuko uyu Ama-G The Black indirimbo aherutse gushyira hanze ni indirimbo yise Mu Mizigo.
yasoranye n'umukinnyi wa filime hano ngaha dufite mu gihugu cy'u Rwanda ukora ibijyanye na sinema ariwe Ndimbati. Ni indirimbo basoranye yiswe mu mizigo, uyu Ndimbati yari ari mu mashusho y'iyo ndirimbo arimo abyina, ngira ngo mwarabibonye kandi mwarabyishimiye byarabanejeje. Kamubwire rero ukomeze ugire ibihe byiza, uracyari kuri Rwandan Future, kora subscribe rero kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Narakubwiye ngo YouTube channel ya Rwandan Future igiye kuzajya inyuraho amakuru y'ibyamamare, amakuru avugwa hirya no hino byose kandi bikazajya bibageraho ku gihe muba mubyifuriza. Ngira ngo urasobanukiwe akantu ku kandi, ukomeze ugire ibihe byiza.